ubwiza bwawe mana nukuri ntabwo turi imbere y'abantu oya ahubwo turi imbere y'Imana ishobora byose amen Mana yaduhamagaye Imana yo kwizerwa Imana yo kwiringirwa tugushimiye ko wadutoranisaba kuko Imana igitwumvira nyamara tuzanesha we tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira Yesu nashimwe cyane amen hanyuma uyu muririmbyi aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo icyo turusha abantu ubundi twebwe ntitureba aha hafi ahubwo tureba imbere Yesu nashimwe cyane amen kandi hari umuririmbyi umwe aririmbye aravuga ngo baratwitiranya ko dusangira ibishyimbo ngo bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga we mbabura Nezerwa TV Rwanda. Yesu ashimwe reka dufate umwanya tubasuhuze neza nshuti bakunzi ba Nezerwa TV nimukomeze mugubwe neza natwe tumeze neza turashima Imana kuri kamera zacu murabona ko dufite abatumirwa beza bacu bambaye neza bashima Imana baraje ngo batuganirize tuganire byinshi bigiye bitandukanye reka mere kuri Jenda Sera mere reka mbakire hanyuma wumva mu muhamagaro wo kudusoza mbere nadusuhuze Yesu nashimwe turabasuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana be muri mwe yego muri kumwe na Niyonzima Vincent umuhungu wa boss Imana nidushyigikira turi kumwe na Niyonzima Vincent n'umuhungu wa boss uyu n'umukobwa wa boss turi kumwe nawe reka tumwakire atwibwire wabona nawe ari umukobwa wa boss haleluya haleluya amen turi kumwe n'Uwimana Jeannette cyangwa se Mama Sandrine yego umubyeyi Yesu yagiriye neza ndashima Kristo ndamushima cyane Imana iduhana umugisha ni kumwe na Sandrine nanjye nitwa Prince Robert iki kiganiro tugiye kuganira ni ukuganira ubuzima bw'ubusanzwe bw'iyobokamana muri rusange iki kinyamakuru cyacu ni kiyobokamana uyu munsi twifuje kuganira niyo mpamvu nanabahamagaye mbahuriza hamwe reka tuganire ni gute umukristo akwiye kwitwara mu buzima bwo muri iyi si busanzwe burimo urusobe rw'ibibazo intambara abahura nabo twita abapagani kandi dukwiye kubabanira kuri wowe kamere kuri Jeannette wumva umukristo akwiye kwitwara ati murakoze ukuntu umukristo numva yakwitwara mu bihe bigoye mu bihe bikomeye mu bihe by'ibigeragezo umukristo agomba guhora akomeye agaragara nk'intwari yego agaragara nk'umuntu udacitse intege mu bihe bye byose agahora akomeye kugira ngo akomeze abandi kuko mu mihamagaro yacu harimo abanyembaraga harimo n'abanyantege nkeya rero umukristo ngo yagakwiye kumera agomba gukomera naho haba ari mu byago naho haba ari mu rupfu naho haba ari mu bigeragezo bitandukanye agakomera yamara gukomera agakomeza abandi haleluya yamara gukomeza abandi nabo bakabata Imana ya Mama Sandrine cyangwa Imana ya Jeannette Imana ya babandi ni Imana koko ikindi cya kabiri kigomba kuranga umukristo yamaze gukomera arihangana ntagacogozwa n'ibicantege byose cyangwa se incamugongo zose ahuye nazo nukuri arihangana ndetse haleluya ndetse naho abantu baba babona byacitse bavuga ati burije ntago rica wakaba afite kwihangana Imana yacu ishimwe cyane amen uti akaba afite kwihangana hari umuntu ejo bundi twaganiriye twari duhuriye ahantu turaganira arangije abantu ariko abakristo namwe mumeze nk'abasazi aravuga ati kuma muvuga ngo Imana ngitanga inzu ubu ko Imana yamaye inzu ntagombye kuyisaba ngo itanga visa ngo tukurira indege ko nyurira ntagombye kuyisaba ese nk'uyu muntu muhuye nka reka njye ku muhungu wa boss muhuye uyu muntu wumva wamubanira ute uzi neza ko kuba afite imodoka ye atari uko ari Imana yabimuhaye wewe wumva wamubanira ute urumva ubutunzi bw'iyi si butandukanye n'ubugingo icyo Imana yahamagariye abantu cyatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka niki kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo abone ubugingo bugize buhoraho ubwo nibwo butunzi bwa mbere butangwa n'iki n'Imana rero ijambo ry'Imana ribivuga neza rikavuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzagira mute muzabyongererwa ndetse dushatse twanavuga ko umugisha wa special cyangwa original ari ubugingo
ibindi aya mazu tubona, amasambu, ama etaje, amamodoka ni ibishishwa by'umugisha. Imana yacu tugirire neza. Gutetsobanurira ni namavu twakoze iki kiganiro kugira ngo tumenye neza ni umushishwa w'umugisha gute. Impamvu ibi wenda turebe nko ku bintu byera by'imyaka bigira ibishishwa. Yego. Iyo ukweho igishishwa hasigaramo dodonko cya kindi cy'ingenzi ushaka, urubuto cyangwa se ikindi kintu ushakamo cy'imbere cya special kimwe uri burye kizima. Rero iyo mfashe agakiza, murabona mu isi harimo ibintu bitandukanye, abantu barahirimbanira ibintu bitandukanye, hari abahirimbanira ubutunzi, hari abahirimbanira agakiza. Ibyo bintu byombi rero iyo mbihuje, Imana nayo irabitanga. Yesu nashimwe cyane. Ariko ku bana b'Imana, Imana ntijya ibahereza ibishishwa by'umugisha itarabahereza urubuto rw'imbere. Yesu nashimwe cyane. Uzarebe ufashe icunga, icunga ukarigira gutya ukaritonora, hasigara icunga ryiza urya ukumva ritariho ibishishwa, ukumva ugize ute uraryohewe. Rero ngewe ubutunzi bw'iyi si, ibi bintu byose ureba mbigereranya n'ibishishwa. N'ibishishwa by'umugisha. Imana yacu tugire neza. Abenshi bajya bibeshya bakavuga ngo nguriya muntu ngo yarahiriwe, ngo uzi ukuntu ngo afite imodoka nziza, ngo uzi ukuntu ngo afite amazu meza, ngo ni umunyamugisha. Hoye, umunyamugisha ni umwana w'Imana ufite ubugingo buhoraho. Imana yaronse mu bise by'amaraso ya Kristo, Imana yafashe mu kiganza, kuko biravuga ngo uwo yafashe mu kiganza ntawe uzamuvuvunura mo. Imana yacu nitugirire neza. Rero turaho gusobanura, niyo mpamvu twaganiye iki kintu, ni gute twushobora kubana n'abandi bantu mu buzima. Hari umuntu utari buze gusobanukirwa neza yumve ukuntu Imana ifata abantu bamwe mu kiganza itabasha kubarekura, hakaba hari n'abandi bantu idafata. Yewe hari n'ushobora guhura akaba atari arega abantu bose turi abantu b'Imana, kandi ko kukumva ibi navuze ni ukuri. Dusobanurire ni gute umuntu hari abantu Imana ifata mu kiganza kubavuvunuramo bishobora kugorana. Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu Imana itoranye ikagira ite ikamwegereza. Bibiliya ikomeza kuvuga ngo azahazwa n'ibyiza byahera byo mu rusengero rw'Imana. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ngo kugira ngo utoranywemo n'Imana, rimwe na rimwe abantu hanyuma ati narindi kubabwira ni hari igihe abakristo usanga rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bumva ko turi abantu bari superieri, tongo bishyira hejuru y'abandi. Ni naho usanga bamwe mu rwego rwo kutabishyikira babita ngo ni abasazi, kuko babumva bari ubuzima bundi bashaka kubamo bwonyine. Ese nk'umukristo nyine yagakwiye kuba hate kugira ngo abantu bere kumufata nk'aho ari umusazi? Murakoze cyane. Umukristo ukuntu yagakwiye kubaho, abantu ntibabone nkaho yasaze cyangwa yataye umuntu, cyangwa se ari umwiyemezi ngo twebwe icyo turusha abandi, twebwe donko hejuru y'ibi ngibi. Kandi ubuzima n'ubundi turi kubamo, niba ari ukurwara nk'uko nabivuze turarwara kimwe, niba ari ukuremba turaremba kimwe, niba ari ukubaka amazu turayubaka kimwe, niba ari ukugura imodoka turayigura kimwe. Hari n'umuntu udashyikira ibi bintu, bose bari abantu ukumva nk'umuntu ari gushima Imana. Ejo nabonye ari mugenzi wawe witwa Marioneri ari gushima Imana ukuntu Imana yamuhaye kujya mu ndege, noneho undi wo uhora yitega akabati kiriya ni igitangaza, ko ari ubuzima busanzwe. Nicyo rero dukwiye kubana n'abantu bate ku buryo bumva n'ibyo turi kuvuga ko ari ukuri. Rega ntago babyumva batese, ntago bahurira nyiri jambo, nyiri kubaha agaciro, ntaho bahurira. Twebwe rero tuba dufite amakuru, amakuru yizewe ya nyiri jambo. Kandi ikindi cya kabiri, twebwe hari ikidutera imbaraga kikadusunika, kandi biba byavuye mu gusenga. Burya ikintu ubonye kivuye ahantu hakomeye, byanga bikunda ugiha agaciro, byanga bikunda bituma ubona ishimwe. Kandi ni ukuri twebwe hari aho dutumbiriye, nubwo turwaza nk'abandi bose, tugahura n'ibibazo nk'abandi bose, ariko tureba imbere. Haleluya. Ndabona mwene bosi ari gushaka kunganira. Muze turebe imbere, dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu, kuko izakora imirimo, izirukana Satani, izategeka isi yose. Haleluya. Tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Nyamara tuzanesha we, tuzanesha nidusaba, kuko
kuko imana igitwumvira. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma uyu muririmbyi aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Icyo turusha abantu ubundi twebwe ntitureba aha hafi ahubwo tureba imbere. Yesu nashimwe cyane. Kandi hari umuririmbyi umwe aririmbye aravuga ngo baratwitiranya ko dusangira ibishyimbo ngo bakagenda mu modoka, wowe utagira n'igare, imbwa ze zigahaga, wowe mbabura igize ite imanitse. Ariko yongeraho akantu ka tansiyo aravuga ngo ariko ibyacu ntabwo ari aho bigize bite bicira. Aravuga ngo hari igihe bizasobanuka byose abana b'Imana bagahagarara bemye. Jise ngenda gutegurira n'iki kiganiro kugira ngo tukiganire, nashingiye kuri izi ndirimbo. Hari n'abandi bana bo mu Gatenga baririmbye ngo twebwe icyo turusha abandi ngo tubarusha ngo muri byose. Muri byose uri kumva ngo kuko tubitse ibyasezeranye. Nibaza ni gute uyu muntu araza kwijandura mu ko yakuba ari abantu ko mba numva bahora bafite amahoro. Icyo ni icyambere bivuga ngo baraturusha, si byabatera gutuma bavuga ariko bari abantu babaho gute, byagenda gute. Rero natekereza umukristo akwiye kubana ate n'aba bantu kugira ngo siyo neza yayibagaruze yabigenza, binjire nabo bagira ibyo byiringiro nk'ibyo umukristo aba afite. Cyambere ubundi aba Bibiliya niyo ugitangira harimo ijambo rivuga ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ubundi hari abantu bakeneye ijambo badakeneye ibintu. Ibintu bafite amamodoka, bafite amazu, ariko bafite ibibazo bitakizwa n'ubwo bushobozi bagize bate barimo. Bakumva ubushobozi bwabakiza ari ubushobozi ari Imana ishobora byose. Kandi koko iyo tugiye mu buzima busanzwe hari igihe ubukize ukagira nk'uburwayi ugakubita hirya no hino bikagira bite bikanga, ugasigara n'Imana utayemeraga, abantu barayikubwiye kera ukibona byoroshye, byamara gukomera ugasigara noneho uri kuvuga ati ariko wagenda nayo nkareba ko bigira bite bishoboka. Niho Imana rero ibera Imana. Hari igihe ugenda ngo wareba ko bishoboka ugasanga bigize bite birashoboka. Ndibuka hari umuhungu umwe twari inshuti twarabanaga, yari umuntu w'umukarateka, ari umuntu nyine ufite imbaraga, wiyemera ku mbaraga z'umubiri n'ibindi byose. Hanyuma Imana iza kumucungira mureba, yaramushakaga, irangije imukubita indwara ya hatari. Imukubita indwara akajya azana amabere nk'iki nk'abakobwa. Noneho urugi rwiwe rukagira gutya, iwe bakinze urugi rukikingura. Yaba aryamye mu buriri yaje kumva imbe biri kumugendaho, kumva ibintu byose bigize bite biramucanza. Arabanza yihagararaho biranga, bigezeho abaza abantu biba biranze. Kizeho sinza bamugira inama ariko wagiye mu cyumba cy'amasengesho, atangira kuvuga ati ibintu inshingiye ukuntu bikomeye, reka mpungireyo. Urumva ahungiyeyo ashyitseyo yahamaze nk'amezi we n'umugore we n'umwana bagiraga baryamye mu cyumba cy'amasengesho. Imana irangije irabiyereka, ivugana nabo, ibahana kondisiyo bakwiye kugenderaho. Barangije babona ubushobozi babonye ku Mana batarigeze babubona ahandi hose babaye. Niho Imana rero itandukanira n'ibindi bintu. Ubundi hari ibintu byinshi bifite imbaraga ku isi. Burya amafaranga agira imbaraga, ubutegetsi ubuyobozi bufite imbaraga, mbese imbaraga, ibyo bintu byose bifite iki imbaraga. Ariko hari imbaraga zimira izindi mbaraga, ni imbaraga z'iki z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu uzasanga ubuyobozi bushingiye ku Mana burakomera. Ariko ubudashingiye ku Mana wapi. Ariko rero izo mbaraga z'Imana ziraza zikamira izindi mbaraga zose. Urugero naguha, Mose ari mu gihugu cya Egiputa, Imana yaramwiyeretse ku musozi haragiye intama. Noneho Imana imwereka mu gihuru cyaka kidakongoka, ngo atambikishwa no kujya kureba impamvu icyo gihuru cyaka kigize gite kidakongoka. Ngo Imana biramubonye, iramuhamagara ngo Mose aritaba ati karame. Amaze kwitaba iramubwira ati kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari iki arahera. Noneho Imana imwigisha gukora iki ibitangaza. Ariko reka ngere ku cyo nashaka kuvuga. Noneho yashakaga kumutuma kwa Farawo. Mose abanza no kubyanga, avuga ati uriya mugabo arakomeye, uriya mugabo afite ubushobozi, nta kuntu nagerayo. Imana iramubwira ngo tuzagendana. Nabyo aravuga ati se tuzagendana dute? Imana irabanza imwereka inkoni yari yitwaje ihinduka iki inzoka.
Mose nabwo ntiyanyurwa neza, dore ko Imana ireba mu mutima, iramubwira ati fata ikiganza cyawe ugishyire mu gituza. Agishyiramo, agishyizemo kivamo cyabaye umweru gisa na sheregi. Mose abona kitari buhinduke, ariko Imana irongera igihindura nk'uko cyari kiri. Mose aca bugufi aravuze ati iyi Mana nitugenda nizakora ibintu bikomeye. Hanyuma icyo nishatse kuvuga rero, Mose ashyitse kwa Farawo yatereye ya nkoni hasi ihinduka inzoka. Farawo ahamagara abarozi, ahamagara abapfumu, baramuga ati natwe ibi bintu biroroshye, natwe twagira dute twabishobora. Noneho barangije nabo bazana udukoni baterera hasi, batereye hasi ngo inzoka zuzura ikibuga. Bari kumwe ya Mose. Haleluya. Bihita irarama irasama. Za nzoka zikajya zibwiriza, ntawe uzibwiye ngo jyamo, zo ziribwiriza zigira zite zijyamo. Yesu nashimwe cyane. Aho rero impamvu mpaje nashaka kuvuga ko imbaraga z'Imana zimira imbaraga zose. Wabyemera utabyemera zirazimira, kandi bishatse byo yabikwereka nawe ukagira ute ukabyemera. Hanyuma reka nigarukire kuri Jeannette. Jeannette yunguye wenda uri mu isoko rya Kimironko, donc araza kubana ate no kuvisha undi mudamu abwira yuko Imana ifite imbaraga hejuru y'izo afite, kuri uyu ucuruza kunguka akaba ameze neza. Donc Jeannette uramubanira ute cyangwa uramubwira ute kugira ngo agere kuri iyo ntumbero yo kumera nkawe? Yego, murakoze. Reka nkubwire rero, uko byagenda kose umunyamasengesho n'umuntu utari umunyamasengesho biratandukanye. Kandi naje kwitegereza ndareba hari ucuruza bikagenda kuko afite uko ajya bigenza. Ariko igihe kiragera ko byagenda kose yahura n'ikibazo akabwira umunyamasengesho ati tubigenze gute. Ugasanga umubaye bugufi mu biganiro bye, kuko uvuga Imana wabonye wiboneye n'amaso yawe, uvuga imbaraga uzi neza, udashakisha udakabakaba. Rero ugomba kumubwira Imana kwigira neza bugacya bukira. Kandi uko byagenda kose hari amahoro bufite we adafite. Haleluya. Amahoro ya Yesu arute abana b'abantu batanga, nta mwana w'umuntu ujye yatanga. Usanga nubwo bafite ibyo byose hari amahoro ya Yesu adatunze, hari ibyo abadafite. Rero wowe kufite amahoro, hari n'igihe ahura n'ikibazo abwira tese ngewe kumura n'ikibazo nkahungabana, wowe nakurira nkasanga urakomeye biba bimeze bite. Utangira kumubwira Yesu wabonye, kandi ugahumuhumuriza utitaye kubye, utitaye uko ameze. Yesu nawe akamusanga akamugirira neza. Imbaraga z'amasengesho zigenda zihindura ibintu, kandi zigafasha na bene data batari bamenya, batarava mu byaha, n'ukuri bakabona itandukaniro ry'umukirisitu n'umuntu udasenga Imana. Murakoze kuba mwambaye ubwenge bw'Imana, ndetse hari n'igihe umuntu aganira n'abantu abazi ibyazi nka mwarimu. Bibiliya iravuga ngo tugaragara nk'abantu batariho, ngo ariko dutunze benshi. Yesu ashimwe. Donc ikongera ikahaniza ikavuga ngo aba bantu ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeza, ngo nk'uko worohamye iteka ryose, ngo kandi nk'uko imisozi iwugose, ngo niko Uwiteka agota abo bantu be, kugera ku rwego niyo ibigeragezo byaza nk'uko twahoze tubivuga, ngo bageze mu gikombe cyitwa Baka, ahantu haba hatanyurwa, ariko mu mbaraga z'abahamagaye yahindura ahantu h'amasoko. Iravuga ngo abo ngabo ndagira ngo mbasobanurire, none ubu turi gusoza. Aba bantu mwene aba bantu nabo kwitonderwa. Balamu niwe wigeze gushaka kubahemukira we na mugenzi we witwa Balaki. Bagerageje basanga harimo umwanzuro uvuga ngo n'ubwoko butura kwabo, ntago buvumika, ngo n'abanyamugisha, ngo bahawe umugisha n'Imana. Rero ababo nagira ngo numvisha abantu badukurikiye banasobanukirwe, mwige kubabanira, kuko niba mubashakamo ineza mwige kubaha nkabo, mubigire ku birenge. Yesu atanga impuguro za nyuma yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Anatanga n'ikimenyetso kizagaruka akavuga ngo igihe ubutumwa bwiza buzakwira mu isi yose. Rero abantu badukurikiye, yaba atari umukristo yaba uri umukristo, icyo mubonye nuko Kristo atanga amahoro, kabiri atanga ubugingo buhoraho, icya gatatu ngo bameze nk'igiti ngo gitewe hafi y'umugezi, igihe izuba riri kuva kiba kera kuko gifite ahantu gishorera imizi. Haleluya. Ndetse n'igihe imvura iri kugwa amababi yacyo abatonomye, kuko donc uwo bashoreyemo imizi ni abantu badasanzwe. Rero bifuje kumera nk'abo. Reka dusenge dusoze, kuko ababo tubavuze bwakwira bugacya. Ababo reka dusabe umuhungu wa bosi adusengere, anasengere n'aba bantu bagize amahirwe yo kumvira ijambo, abo tubana bene wacu, abo ngabo tugume kururindira cyangwa se kurufatira. Hanyuma n'umvishira ijambo nawe
azabane natwe. Amen, amen. Twagiye. Dusenga Imana. Amen. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Imbere y'ubwiza bwawe Mana. Nukuri. Ntabwo turi imbere y'abantu. Oya. Ahubwo turi imbere y'Imana ishobora byose. Amen. Mana yaduhamagaye, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Tugushimiye ko wadutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, warangiza ukatugabiza umurimo. Mu yandi magambo Mana watugiriye icyizere, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Dusengeye abantu bose baduteze